Nubukwe bwatunguye benshi abandi bakifata mu myanya ndangakumirwa. Ubukwe bukaba bwabaye kuri uyu wa gatandatu ku itariki 7 z'uku kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025. Ubukwe bwabereye dore ko abantu benshi baje gutangarira ibyo bari babonye. Nawe uri kubyibonera neza kuri screen yawe, ushobora kuvuga uti bari bishimanye, ariko ibi ngibi byari byavuye ku rwego rumwe bijya ku rundi. Ibyari ubukwe navuga ko byahindutse induru, nubwo bamwe batabihaye agaciro cyane, ariko hari uwabibabariyemo ku rwego rwo hejuru cyane ko yari yabuze uko avuza induru kubera ko bagupfutse umunwa muri ubwo buryo, cyane ko bamwe bagize ngo bari gusomana, ariko byatangiye ari ugusomana umugeni birangira muri iyi minwa muri ubwo buryo namwe muri kwibonera, cyane ko marene ndetse na pare w'uwo umutware w'uwo mugeni n'ubundi bari biyemeje kuzarushingana ubuziraherezo. Bikaba byaje gutera benshi impagarara, ari nabyo byatumye negera pare na marene nkabaza uko bimeze, kubera ko ibi ngibi ntago bisanzwe. Uri kwibaza utanga ni hehe? Urabizi ko nanjye mba nabikurikiranye gatanu kandi kugira ngo wowe unteze amatwi usobanukirwe neza ibi ngibi. Nta kindi rero usabwa usibye kubana nanjye tukaza kugirana ku musozo w'iyi nkuru wabashije kumenya aba ni bande, aha nahagana hehe. Reka nibwire nawe utarakora subscribe cyangwa se abone ukigera kuri iyi miyoboro wa YouTube ariko bwa mbere bikore kugira ngo ujye mu mubare w'abadukurikira umunsi ku wundi. Ukomeze ubane nanjye ukumva kuri izi mikoro, nkaba nitwa Sharire OG umuhungu w'Imana. Yes, ngira ngo watangiye ubyumva, nagiye mbikubwiraho gatoya, ariko n'ubundi ni wo mwanya kugira ngo byose mbikuramburire ubashe gusobanukirwa neza ibyabereye muri uru bukwe budasanzwe. Dusanzwe tuzi ko ubukwe ari byo bya bindi abanyarwanda bakunze kuvuga ngo buba rimwe. Ubwo ibyapfuye bitakosotse kuri uwo munsi ntago mwabisubiza inyuma, ubwo aba ari ibyo ngibyo. Ariko nagira nkubwire ko uyu musore yabibabariyemo kweri, yabibabariyemo nk'uko uri kubibona, yamanitse amaboko mu buryo bwo gutanga ikimenyetso cy'uko byakomeye. Abandi bati turukundo ruraha, ariko pare nkurikije uko yarebaga we yari yagiye abibonesha ijisho ryavuga ati karabaye karabaye, aho marene we yari yasazwe ibyishimo n'abandi bari gufotora, ariko ahari uri kubipfiramo. Ubwo reka nizere ko byose rero ugiye kubigezwaho n'umuhungu w'Imana. Ubwo nizere ko wahise unamenya ko nagarutse kuri za mikoro. Aya ni ya makuru bagezweho mba nje kukugezaho, uze kunkundira tuyabanemo neza ijambo kurindi. Turaza kugirana ku musozo w'iyi nkuru byose wasobanukiwe neza aho byabereye n'abo bageni. Ngende nkubwira imyirondoro yabo, uraza gusanga rwose ubazi neza. Reka rero nawe utarakora subscribe cyangwa se abone ubikora aka kanya kugira ngo tujye tubana muri aya makuru tukugeza uko bwije nuko bukeye, ariko kandi wibuke ukore kuri kara kantu k'inzogera. Iyo ugakozeho bigufasha kujya wakira notification buri ko twaprodinze inkuru cyangwa se buri ko dushyizeho inkuru umunsi ku wundi. Usanzwe ubimenyereye ko ntashobora gukora ikosa ryo kukugezaho amakuru nk'aya ngaya ntabanje kugusuhuza. Ubundi nicyo cyubahiro nkugomba, kubera ko njyewe umuco ndacyawufite. Reka nisubize mwebwe mu neza amatwi muri mu ntara y'Amajyaruguru, abaneza amatwi bari mu ntara y'Amajyepfo, Iburasirazuba n'Iburengera bwaryo, by'umwihariko namwe duturanye muri uyu mujyi wa Kigali, ndabasuhuje. Imana y'Imana ikomeze ibishimire. Namwe mu neza amatwi muri mu bukwe bugiye butandukanye, mumbwira agashya mwabonyemo, mujye muri komente ku byo muri kugenda mubona. Ubwo ndaza kugenda mbibonesha amaso yanjye, mbabwire nti nanjye ahangaha ndi haje gushya ku mugani wa za mvugo z'abiki gihe. Reka nisubize n'abadiaspora, hari abatuye kuri uyu mugabane wa Afurika, yewe n'abandi bantega amatwi bari ku mugabane w'Iburayi. Reka nizere ko ibyo murimo byose mukomeje kuryoherwa n'ubuzima, yewe na weekend, cyane ko weekend tuba twayitakayemo cyane. Ubwo bari ku mugabane w'Iburayi nasuhuza cyane cyane abanteze amatwi bari
United States, ubwo ni leta zunze ubumwe za Amerika, ngakomeza za Canada. Mwese reka nizere ko aya makuru tugiye kuyabanamo neza cyane. Ndacyabibutsa ko ishakiro ry'amakuru yizewe nk'aya ngaya nta handi uzigera uyakura usibye kuri uyu muyoboro wa YouTube channel nisharire OGTV, nanjye ukajya unyumva kuri izi mikoro buri uko bwije nuko bukeye muri ryajwi rituje, ryajwi riba riturika ukunguku nawe uba wumva. Ikaze rero, aka niko kanya keza ko kumva ibi ngibi byabereye aha ngaha. Ni ubukwe bwabaye bwihuse kubera ko uyu munsi niba wagiye ubibona mu gitondo ikirere cyabanje kugenda kihinduranya ukuntu, ubwo cyatangaga amasinye ko imvura ishobora kugwa, ariko aha ngaha bacunguje uburyo umwete. Murabizi ko ama invitation mwagiye muhabwa n'abantu benshi bagiye batandukanye babatumiraga mu bukwe bwabo, bagendaga bababwira ko, cyangwa se niba waragiye usoma ubutumire bwawe wagenda gusoma ko usomaho ibibyanditseho kaza gusanga imihango yo gusaba no gukwa iraba saa 3 saa 4 hafi aho ngaho. Ibi ngibi rero bikaba byahindutse kubera imiterere y'ikirere, naho bari bateguriye ubukwe. Ubwo niba reception yari saa 6 nk'uko bari babitangaje, reception yabaye saa 3. Ubwo birumvikana ko imihango yo gusaba no gukwa yo yabaye mbere ya saa 3 kugira ngo bacunguze uburyo umwete. Aha ngaha rero niho byaje kugoranira, ndetse abantu benshi baravuga ati cyakoze aya ni amateka akozwe n'uyu mugeni, aho hahandi n'ubundi baba bari gukora bya bindi namwe muzi mu bukwe. Murabizi iyo twageze muri reception ubwo ari ukwirekura, ukereka abantu bose ko wabonye umugabo, ukereka abantu bose ko wabonye umugore. Aha ngaha rero bageze muri uwo mwanya nibwo uyu nguyu twavuga ko ari umugore w'uwo mugabo umanitse amaboko yaje kugira gutya, aravuga ati nyegera mugabo wanjye, aramusoma, arongera aramusoma ku nshuro ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, nibwo rwaje guhana inkoyoyo. Abantu barabona, barongera baranabona koko. Abafotozi nabo bari aho hafi, nanjye ndavuga nireka ibi ngibi mbikoremo inkuru kubera ko n'ubwa mbere nabibonesha amaso yanjye. Ari nayo mpamvu nkunze kukubwira nti niba wateguye igikorwa cyangwa se ikirori nk'iki ngiki, tekereza kabiri urebe uwo mugiye kugitegurana, kandi witekerezeho nawe ubwawe umenye ngo ni ubuzima ngiye kubamo kandi nkaba ngiye kububanamo n'uyu muntu. Ese uyu muntu koko tuzashobokana, cyangwa ni bya bindi byo kuyoborwa n'amarangamutima? Ujye ubirebaho, ubirebeshe umutimanama wawe, ndetse n'ubwonko ubyegereze umutima cyane, kubera ko ibi twagiye tubona ko inshuro nyinshi hari igihe rwose ubona hari n'umuntu wariye karungu bakiri mu bukwe, ugasanga biteye akavuyo. Ari nayo mpamvu nawe uri kugenda ubyibonera, nakubwiye ko yamusomye inshuro zigera kuri 3. Iya kane niho rwaje kwambikana, ibyari ugusomana birangira amuri iyi minwa nk'uko uri kugenda ubyibonera. Yayiriye biriseriye, abandi bagira ngo ntibyabyishima, ariko nagira ngo nkubwire ngo ngewe nkimara kubona ibibaye nabonye ko kabaye, kuko niba umuntu azamuye amaboko ari umuntu w'umugabo, amaboko akayazamura ameze nk'aho hari icyo ari kwerekana, abantu bamwe bavuze bati ahari niyo systeme yo kwishima, ariko pare we yari yabibonye neza. Nyuma rero nibwo ubwo MC yahise avuga ati murekere, ariko kandi kubera ko bitamaze umwanya munini cyane, byaje gutuma abari aho ngaho babyibazaho cyane. Uyu nguyu niko guhita mukweshura, ariko yari yanakomeretse, ari nabyo byaje gutuma abenshi babivugaho ukuntu kwinshi kugiye gutandukanye, ari nabyo byaje gutuma ngewe nisangira uyu nguyu pare. Nagize amahirwe yo kumuvugisha, turavugana, agendama information z'uko byagiye bigenda, by'uko byanatangiye. Ubwo bambwira ko ahubwo byanahereye muri dote. Tekereza ko ubwo ngubwo nyine, ubwo ni bya bindi bakunze kuvuga ngo apfa mwiterura. Ni naho byaje kuntera kuvuga ngo ese ubundi ibi ngibi biba byarateguwe n'abandi, aho bamwe babifataga nk'ibintu biri aho ngaho gusa, ariko naje gusanga
harimo ikintu cyari kibyihishe inyuma. Uyu nguyu rero ubwo impamvu yabikoze nawe ubwo watangiye kugenda uyitekerezaho, ntabwo twabitindaho cyane. Ubwo naje kugenda mbaza impande zombi, cyane ko niba uri kwitegereza neza mare w'uwo pare marene, reka mvuge marene kuko pare we yambwiye uko byagenze, arambwira uti nkurikije uko byatangiye birashoboka cyane pe, birashoboka kuko twinjiye muri do tubona umukobwa atishimye, ubwo hari icyari cyabaye, ari naho bahije kumbwira ko ngo hari ubwo mukeba we, bivugwa gutyo ariko we yarabizi neza cyane ngo uko bimeze kose ngo ntago yagombaga gutaha ubu bukwe. Yaje kumubona rero nabyo byaje kubyara impagarara, birangira uyu nguyu yihimuriye ku mugabo we. Ibyo ngibyo bikaba byatumye byari ubukwe bimeze nk'aho bihagarara, n'ubwo wenda twari twageze muri resebusiyo baje guhuza aba bombi kugira ngo babanze babunge, nyuma baze kongera kugaruka. Byibuze byari umutima mubi hagati yabo, hajemo umucyo, reka mbyite gutyo. Akaba ari naho nanjye nkiri ntegereje ko bavaho bari kuganirizwa, ndetse mu bari kubaganiriza harimo uyu pare ndetse n'amarene n'abandi bagize imiryango y'aba ngaba. Ndacyabikurikirana, ibindi ndaza kumenya nyuma y'ibi ngibi nabyo ndetayari kuza kubibagezaho. Reka nizere ko ubwo wagiye usobanukirwa neza ahangaha ibi ngibi byabereye, niba utanabimenya reka nkubwire ko ari mu karere ka Burera. Ubwo reka nizere ko turi kubigendanamo neza, tuze gusura mu kanya byose ngenda mbikugezaho uko byagenze. Reka ngushimira ko twatangiranye iyi nkuru, kandi nizera ko turaza gusubira mu yandi makuru, ubwo ugenda usiga n'ibitekerezo byawe muri komenti mubwira ngo njye twabanye muri aya makuru. Njye mvuga kuri izi mikoro nitwa Sharire OG, asante sana.